Ndagusuje cyane nanone kandi nguhaye ikaze wowe dukurikira kuri Oliva TV, ni urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bigamije kongera ubumenyi ababyeyi, abantu bose, abanyarwanda ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana, kugenda twungurana inama kuri ibyo bintu byose bizatuma ubuzima bw'umwana bugenda neza. Nk'uko nabibabwiye ubundi ubuzima bw'umwana butangira umwana umutwite, ugakomeza wamubyaye, ugakomeza ndetse na rwa rugendo rwose nyine uba uri kurera umwana. Muri kumva ni sitepu nyinshi, rero n'umumama aba akeneye kugenda agira amakuru ya nyayo, bya bintu byose bizamufasha kugira ngo urugendo rwe rwo kurera umwana rumworohere, haba amutwite, yamubyaye ndetse ari no kurera umwana. Ibyo rero ni ibintu by'ingenzi kandi byo kwitaho, cyane yuko ubuzima bw'umwana iyo bwitaweho neza akiri umwana mutoya, bimuha amahirwe yo kuzakura n'ubundi rwose afite ubuzima bwiza, haba mu mitekerereze, haba fizikali, nyine even like uko abana n'abantu. Iyo umwana wamureze neza ukamwitaho muri ya minsi igihumbi cyangwa no hejuru yayo akiri umwana mutoya, rwose bimuha amahirwe yo gukura ameze neza. Ikindi bimugabanyiriza na risike zo kuba yagira indwara zitandura, diyabete, hypertension, kanseri. Ibyo byose bigenda bijyana n'ibintu byinshi, uko witaye ku mwana, haba mu mirire, haba mu mitekerereze, kuba wamurinda ikintu cyose cyatuma nyine agira n'imitekerereze ihungabanye, nimba ariko navuga. Ibyo bikagenda bijyana n'uko mama we yari ameze amutwite, ndetse no kwa kundi yamubyaye, ndetse na nyuma yaho uko umwana wamwitayeho. Niyo mpamvu tuba turebera hamwe ibintu byinshi bishobora gutuma umubyeyi amera neza, akazabyara umwana neza, akazamubyara nyine igihe kigeze, akazamubyara umwana atarabaye exposed kuri bya bintu bishobora gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga n'ubundi. Ibyo ni ibintu tuzagenda turebera hamwe. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira, nimba uri wa mama wabyaye umwana ibyumweru bituzuye, cyangwa kumwe tujya tuvuga amezi 9 atageze, hari ibintu ukwiye kumenya kugira ngo ufashe n'uwo mwana kuba yakura neza. Ikindi ufashe n'uwo mwana gutuma n'ubwonko bwe bukanguka bugakora neza. Nyine bigusaba imbaraga nyinshi no gushyiraho umwete no kwigomwa no kwitanga, cyane yuko ibyo rwose abamama barabigira. Abamama benshi bagira ibyo bintu, baritanga, barigomwa, barisakirifayisinga. Ibyo bintu byose barabigira abamama, ntabwo ari byo dushidikanyaho, ahubwo icyo baba bakeneye ni ukubabwira ibyo bakwiye gukora. Njyewe nkurikije aho twagiye duhura bose, ubundi umumama wese icyo azi cyiza gifitiye umwana umumaro aragikora rwose. Ibyo byo ntabwo tubishidikanyaho. Niyo mpamvu nifuje kuzajya nanjye dufashanya tugahugurana, kugira ngo hagire ibindi bintu bamenya byafasha umwana, byatuma umwana azakura neza, byaha amahirwe umwana kuzakura waramurinze ibintu byinshi bijyanye n'uko wamwitayeho nyine akiri mutoya, akivuka na nyuma yo kuvuka, kuko niho uba uri kumurera, niho uba uri kumuteganyiriza ejo hazaza rwose kuba hamera neza. Rero nimba uri wa mama wabyaye umwana amezi atageze, ibyumweru bitageze, icara twigane ibi bintu bizafasha umwana gukura neza, kuko ndabizi ni benshi barahari rwose. Rero muze twigane, kandi nawe nimba atari ko bimeze, ufite mugenzi wawe, ufite inshuti yawe, ufite umuvandimwe, ushobora kubona n'undi muntu wese ukubaza kuri ibi bintu. Ni byiza rero ko twese tugira ubumenyi kugira ngo ubuzima bw'abana bukomeze kujya mu maboko meza, bukomeze kumera neza. Ikindi dukomeze gufatanya kugira ngo ubuzima bw'abana bumere neza. Rero ikintu cya mbere ngomba kukubwira, nzajya mpora mbibutsa, niba uzi ko utwite, ni ukuri ugitwita tangira utekereze ku buzima bw'umwana, utangire wiyiteho, haba mu mirire, haba uko wifata, haba mu mitekerereze, aho hose ugenda ushyiraho nyine ingamba kugira ngo wirinde yuko ubuzima bwawe bushobora kujya mu kaga, nimba ariko navuga,
kuko iyo ubuzima bw'umubyeyi utwite butameze neza bivuga yuko n'umwana ntaba ameze neza, kandi icyo gihe umwana ashobora kuvuka nubwo tutahita tubibona ako kanya ariko akazagira ingaruka z'uko nyine wahuye n'ibyo bibazo. Hari kuba wenda se umumama ashobora kuba atitaye akagira ibibazo by'imirire, akagira malnutrition, ishobora nanone kugira ingaruka ku buzima bw'umwana, haba mu mitekerereze, mu mikorere, mu kuba yarwara n'izindi ndwara zose bijyanye n'uko nyine bamutwite ntabwo yari ameze neza. Rero icyo ni ikintu cya mbere, niba utwite tangira witeho, witekerezeho, wishime, uganirize umwana, umuvugishe, umwereke urukundo, ibyo bizatuma n'ukuri umwana avuka ameze neza kandi uzaba uri no kumuteganyiriza ejo hazaza heza hafite ubuzima bwiza rwose. Icyo cyo ni ikintu tugomba kumva, nubwo rwose abamama benshi nyine basa nkaho batabitindaho cyane, ariko ni ikintu ubundi twagakwiye kuba dutindaho kuko ubuzima bw'umwana butangira umutwite. Ubwo rero ni ikintu nzajya ngarukaho kenshi kenshi kenshi, kuko umwana nimba, namwe murabizi, nimba ugiye kubaka inzu ntihe fondasiyo nziza, none si iyo nzu koko izaba ikomeye? Oya, ni byiza yuko abantu duhindura imitekerereze. Abantu benshi ntabwo bakunda kubitindaho, ariko burya ubuzima bw'umwana butangira nyine umutwite. Akenshi dusa nk'aho ako kazi tugasigira abaganga, ukavuga muganga yambwiye umwana ameze neza, wowe bigasa nk'aho weho uruhare rwawe ni ruto, ugasa nk'aho ubona nk'aho uruhare rw'umuganga ari rwo rukwiye kuba runini, ariko mu by'ukuri uruhare runini rukwiye kuba umubyeyi. Nimba utwite tangira wiyiteho, ufate ibintu by'intungamubiri, ufate ibintu byose bizatuma umwana akura neza, nibwo buryo ni ukuri uzaba uri gutuma n'umwana amererwa neza kandi ukamutegura nyine ejo hazaza heza. Ureke kumva nk'aho nyine umuganga nyine ibyo yakubwiye nibyo nawe ari kubona muri ako kanya, ariko wowe ubana n'umwana buri munsi, wowe umufite, ni wowe ugomba kumenya ikintu cyose ukwiye gushyiraho effort kugira ngo nyine ubuzima bw'umwana bukomeze kumera neza. Ikindi noneho umwana wamubyaye, umwana ngiye kuvuga aka kanya, umwana ushobora kuba yaragize ibyago cyangwa umumama ushobora kuba waragize ibyago ukaba wamubyara igihe kitageze cyangwa ukamubyara nyine ibyumweru bituzuye. Icyo gihe rero biba bikeneye effort nyinshi, imbaraga nyinshi kugira ngo bwa buzima bw'umwana buzagaruke ku murongo, akure neza, abashe nyine no kuza no mu mikurire ye kuzaba wenda tuvuge nimba yarakuze cyane, ube wamurinda kuba yagira n'izindi complication zijyanye n'uko nyine hari ibintu wenda wakabaye kuba warakoze kugira ngo ufashe umwana kuba yagera kuri bya bintu n'ubundi abana bafite the same age bafite kandi wenda utakoze. Ibyo ni ibintu by'ingenzi tugiye kurebera hamwe. Rero nimba nyine ufite uwo mwana cyangwa uri mama uhuye nyine n'iyo case, ngwino twigane ibintu ukwiye gukora. Ikintu cya mbere, umwana aba akwiye kwitabwaho. Menya isuku, icyo ni icya mbere. Umubyeyi akwiye kwita ku isuku k'umwana. Tuba twirinda ikintu cyose cyatuma ahora kwa muganga, kandi muri ibyo byose isuku ni iya mbere. Ikindi kintu cya kabiri, umwana uba ugomba kumwonsa, kuko nk'uko tubizi amashereka abamo intungamubiri nyinshi umwana nyine aba akeneye kugira ngo akure neza. Ugomba kugira isuku, ukamwonsa neza, byagira igihe cyo gufata imfashabere ukamuha ibintu by'intungamubiri cyane. Ikindi kintu udakwiye kwibagirwa, ubundi hari supplement cyangwa amavitamine baha aba bana. Abana rero bafite vitamine rwose kugeza nibuza amezi make n'amezi 6, hari n'ubwo tuyakomeza tukageza ku mwaka, kuko ubushakashatsi bugaragaza yuko nibuza umwana ugomba gufata izo supplement, vitamine, fer, vitamine D, ibyo bintu byose aba agomba kubifata nibuza kugeza amezi 6 niyo make. Ariko hari n'abo tuzagenda tugere ku mezi 12 agifata izo supplement, kugira ngo twirinde yuko umwana ashobora kugira amaraso make, umwana ashobora kugira n'ibibazo by'amagufwa. Niyo mpamvu tubaha amavitamine D kugira ngo amagufwa yabo akomere, cyane yuko abana baba baravutse abenshi uzasanga bavuka mbere y'uko igihembwe cya 3 gitangira, kandi icyo gihembwe cya 3 nibwo izo minerals zose,
like icyo twita calcium, magnesium, bya bintu byose bifasha amagufwa gukomera bizaba bitaraba transmitted ngo bive ku mama bijye ku mwana neza cyangwa muri amount zihagije. Rero icyo gihe izo supplement umwana aba azikeneye kugira ngo bikomeze kumufasha mu gukura kw'amagufwa, mu gukomera kw'amagufwa, gutuma n'amaraso aguma aba ahagije cyangwa akiyongera akajya ku kigero twifuza, gufata vitamine bizamufasha mu gukura neza, mu kongera ibiro. Ibyo bintu byose muba mukwiye kubimenya niba ufite umwana uri muri iyo kategori. Please please please, ushobora kuba wenda warabibwiwe, ushobora kuba batarabikubwiye, ariko ziriya supplement, ziriya vitamine tubaha umwana nibuza aba agomba kuzifata amezi 6, ariko nanone niyo wagera ku mwaka ntacyo bitwaye. Nizere yuko iki kiganiro hari umuntu kizagira nibuze umumaro. Ni ukuri nanjye binkora ku mutima iyo numvise hari umuntu umwe cyangwa babiri nyine babonye ikiganiro bakagira ikintu bungukamo, cyane yuko ariyo ntego yanjye rwose. Ikindi kintu cy'ingenzi nashaka kubabwira abamama badakunda kwitaho, ese wari uzi yuko umwana aba akeneye yuko cyane cyane aho ngo wavutse amezi atuzuye cyangwa ibyumweru bituzuye, aba akeneye icyo twita ngo stimulation, brain stimulation, nyine gukangura ubwonko bwe. Ese ibyo bintu wari ubizi? Umwana wavutse igihe kitageze cyangwa ibyumweru bituzuye aba akeneye icyo twita brain stimulation, nyine gutuma ubwonko buhora bukora, ubwonko bugakanguka, nyine bukituza gukora cyane nandetse kurusha na wa mwana wundi. Urugero, ugiye kumbaza ngo se muri ibyo bintu byose ni igiki nkwiye gukora? Ni igiki? Ikintu cya mbere mu bintu twita brain stimulation harimo kuba ibyo umwana areba, ibyo umwana yumva, ibyo umwana afata mu kanwa cyangwa arya, ibyo bintu cyane cyane bizafasha ubwonko kugira ngo buhore bukora cyane, n'umwana nyine abe ubwonko bwe bube stimulated. Urugero, ubundi nimba umwana ari mutoya, reka duhere umwana uri mu nda. Ubundi umwana uri mu nda uzumva abantu benshi bababwira ngo uba ugomba kumuganiriza, ugomba kumuririmbira, ugomba kumucurangira. Ese kubera iki nyine ibyo ubundi babitubwira mbere na mbere? Ni uko bazi neza yuko ubwonko bw'umwana nimba nyine bwariforumye, ubwo bivuga ko burumva, nucuranga ikintu azacyumva, nuririmba azabyumva, nushyiramo imiziki azabyumva, ibyo bintu byose ibibera inyuma asa nkaho nawe agira idea akabyumva. Rero iyo yavutse bisaba ngo uhore umukorera ibintu nyine bituma ubwonko buhora bukangutse bukora, kugira ngo bwige no kugenda habaho development cyangwa bugenda butera intambwe buva hamwe bujya ku bundi. Urugero, tuvuge niba umwana uri kumwigisha kugenda, uramwigisha kugenda akagwa, ejo agahaguruka, ugahora nyine uko ugenda umushyira umutoza icyo kintu agira akamera neza, akaba familiya, noneho rwose akaba yakwiruka nimba ariko navuga. Ikindi kintu, ushobora kuba wenda umwana wawe gusoma bimunanira, ariko uko ugenda umumenyereza kenshi kenshi ageraho nyine ukabona ahubwo yarenze na rwa rugero wifuza akageraho. Ibyo ni ibintu rero umwana wavutse kiriya gihe twavuze aba akeneye ibintu bihora bituma ubwonko bwe bukanguka. Either tuvuge nimba ari umwana, ikintu cya mbere, umwana nimba yonka neza, aho tuba twizeye neza yuko nyine nta kibazo umwana aronka. Ibyo nyine bigenda bituma n'ubwonko buhora bukora. Niba umwana wifuza yuko kureba kwiwe biba stimulated akamera neza, ibyo nabyo bisaba ngo ujye umwereka bya bintu by'amashusho bituma nyine, cyangwa amashusho, amabara, bya bintu bituma ubwonko kureba ko nyine bistimulating ubwonko, kugira ngo ubwonko bwe buhore bureba ibintu bishya bitume nyine ubwonko bwe buba active bukore. Ikindi mba ari ukumva umwana aba akeneye umuvugisha, umuganiriza, umuririmbira, kugira ngo nabyo nyine bistimulating ubwonko bwe agende yacivinga kumva kwe nyine. Unamenye nimba yumva, umenye ko kumva kwe nta kibazo bifite, bisaba rero ngo ugende umwexposa kuri ibyo bintu byose kugira ngo akomeze kumera neza. Ikindi kintu, nimba
ibyo bintu byose nubikora bizatuma ubwonko bw'umwana bugenda bukanguka then agende agira improvement, nyine agira ahava n'ahajya. Cyane cyane ibintu ni ingenzi nyine ku mwana rwose wavutse igihe kitageze, kugira ngo ubwonko bwe buhore buri active, bukora kugeza igihe azagera kuri ya level nyine twifuza. Nimba umwana rwose wahisemo kumuririmbira, kumuganiriza, ibyo byo bikora kenshi, uri gusitimira ubwonko bwe budasinzira kugira ngo buhore bufite ikintu buri kumva, buri gukora, bimufashe nyine mu kugenda akura neza cyane. Ibyo bizatuma no mu mikurire ye agira nyine critical thinking yiwe yiyongera, gutekereza, ibyo bintu byose nyine bizagenda bigira some contribution kugira ngo nyine akure neza mu mitekerereze, bitume nyine yagera ku rugero twifuza ko yaba ariho. Rero urumva yuko niba umwana yaravutse ibyumweru bitageze, ufite akazi kenshi ko gukora kugira ngo umwana amererwe neza, umwana akure neza, development ye igende neza. Rwose brain stimulation ni ikintu cy'ingenzi cyane ku mwana wavutse amezi atuzuye, kugira ngo nyine ubwonko bwe bukomeze kugenda bukora. Ndabizi abamama benshi harimo abatagira iyo time, cyangwa yumva se buri munsi umwana aba akeneye umwanya, ukicara mukaganira, nimba ari n'akana gato ukamureba akina, ibyo rwose bizamufasha.